الحمد لله حمد الصابرين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وآله وصحابته الغر الميامين، وبعد. معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tukongeye kwikinga ku Mana Allah tabaraka wa taala, waturinde shitani w'igicibwa, ku izina ry'Imana nyirimpuhwe nyiribambe. Ishimwe, ikuzo, ibisingizo byuzuye nta wundi bikwiye uretse Allah tabaraka wa taala, Imana y'umugabo w'ikirenga w'inema. Tunasabira amahoro n'imigisha intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko byamusakaraho n'abitanze kugira ngo Uislamu butugereho. Bavana wa Islamu, no mu bihe turimo bitoroshye, ni ibihe byo kubibutsa ko mukhalafatul hawa, kunyuranya n'amarangamutima, ari bimwe bizaduhesha insinzi. Qala azza wa jalla: ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Allah tabaraka wa taala yabwiye Dawud, aramubwira ati twaguhaye ubushobozi, twakugize umwami uyoboye, umwami uganje mu bwami bwe, twakomeje ubwami bwawe. Wala tattabi'il hawa, yuca urubanza mu kuri, ntukagendere ku marangamutima, jya uyarwanya. Icyo gihe Allah tabaraka wa taala yamubwiraga kugira ubutabera. Waqad jaa fi kitabi makarimil akhlaq bil khara'it, umwe mu bamenyi bakomeye yanditse igitabo akita makarimul akhlaq, imico myiza, imico y'imbonera. Arangije yandikamo ko anna al-alim al-kabir, kumwe mu bamenyi bakomeye Hasan al-Basri, kataba ilayhi amirul mu'minin khalifatu Umar bin Abdul Aziz, ko Umar bin Abdul Aziz yamwandikiye urwandiko, aramubwira ati: wa idha wasalaka kitabi hadha fa'idhni wa awjiz wassalam, nguru urwandiko rwanjye nirukugeraho ungire inama kandi umpa amawayiza meza kandi uvuge mu ncamake n'urondogore. Falamma wasala ilayhi kitab, urwandiko rumaje kumugeraho, yaramwandikiye aramubwira ati: wasala kitabuka, urwandiko rwawe rwangezeho. Arangije aramubwira ati: isi hawaka, nyuranya n'amarangamutima yawe, nyuranya n'amarangamutima yawe, bimana baho udakurikira ibyo gutegeka. Isi hawaka, nyuranya n'amarangamutima yawe. Wassalam, arangije aravuga ati wassalam. Waqad dhukira anna Umar ibn Abdul Aziz, byavuzwe yuko Umar ibn Abdul Aziz ni umwe mu bayobozi beza bakiraga inama kandi banyuraga n'amarangamutima yabo. Wazukira anna lamma tawalla arsh albilad, amaje kuba umuyobozi, dakhala alayhi ahadu alam wal fuqaha, yazanye umwe mu bamenyi bari bahari bakomeye witwaga Abdullah ibn Abi Arta. Aramubwira ati: ya Abdullah, yewe Abdullah, idha ra'aytani akhtat, nubona narengereye, fakhudh bitalabibi, yumfata mu mashati, wa kulli irji ila alhaq ya Umar, umbwira uti garuka gukuri yewe Umar ibn Abdul Aziz. Icyo gihe yarabyubahirije. Falamma marra ayam, uko byari bisanzwe, iyo umuyobozi yamaraga kujya ku ntebe, abaye umuyobozi, abasizi bazaga ari benshi, bakaza kumusifa, bakaza kumubwira amagambo meza kugira ngo abahe ku mutungo wo muri Baitul Mal. Bahageze baraza bamara iminsi atarabafungurira, iminsi 3 yose. Bajya babwira bati abasizi bari ku muryango, akanga kubafungurira. Muri abo basizi harimo umugabo witwaga Jarir. Famarra alayhi Abdullah ibn Abi Arta, uyu mumenya munyuraho, aramutangira aramubwira ati: ya ayuha ar-rajul al-murkhi imamatahu, hadha zamanuka inni qad madha zamani. Aramubwira ati: wa mugabo, ijambo al-murkhi imamatahu au imamatahu, ni umuntu wageze watekanye,
nicyo bishatse kuvuga mu migani y'Abarabu. Ati uyu mugabo wagezeyo ugera ku muyobozi, genda nugera ku muyobozi aramubwira ati hadha zamanuka inni qad madha zamani, ati iki ni igihe cyawe, icyacu cyararangiye. Abli khalifatana in kunta laqiyahu, ubwire muyobozi wacu Umar ibn Abdul Aziz numugeraho, anni ladal babi kal mas'ud fi qarani, ko turi ku muryango twahumiye tumeze nk'urwiha rwumiye ku ruhu. Niko yabigereranyije. Falamma wasala ilayhi, amugezeho yaramubwiye ati asharahu bil bab, abasizi bamaze igihe ku muryango, wahum yatlubuna dukhula alayka, barashaka kwinjira iwawe, wa ayyamdahuka, barashaka kugusifa no kukurata amashimwe. Faqala lahu mali wa bihim, bite byanjye n'abasizi ntabwo mbashaka, nimubirukane. Aramubwira ati amma sami'ti, ese ndumvishe ko anna al-Abbas ibn Mirdas, ku mugabo witwaga Abbas mwene Mirdas, waqafa amama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yahagaze ku ntumwa y'Imana imbere ye. Aramubwira ati ra'aytuka ya khayra al-bariyati kulliha, nakubonye mu nzozi yewe ntumwa y'Imana, nakubonye we mwiza mu biremwa. Ra'aytuka ya khayra al-bariyati kulliha nasharta kitaban jaa bil haqqi mawlama, wazanye igitabo kirimo ukuri abantu bose bakira, abantu bashyira mu gaciro. Aranamubwira ati wanawarta bil burhani amran mudammasan, wazimije umwijima washakaga kuzimya urumuri. Wa atfata bil burhani naran mubrama, kandi wazimije n'umuriro washakaga kuzazamuka ngo ube mwinshi cyane, uba ari umuriro mwinshi, uba ari amahugu, uba ari umwijima abantu bazayoberamo. Ta'ala uluwan, ati ngwino, ati kandi umenye yuko Allah tabaraka wa ta'ala uri hejuru y'ibiremwa byose. Fawqa arshi ilahuna wa kana ilahu al-khalqi ala wadama, yari amagambo maremare. Ibyo byasobanuraga yuko amubwira ati kurikira iby'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoze. Ntabwo yigeze isubiza abantu inyuma, ntabwo abantu bari bamuganaga yabasubizaga inyuma. Alaikum salam. Nimesikia umeniita. Oya. Sawa inshallah. Twakomeje inshallah. Icyo gihe Rasul sallallahu alaihi wasallam ntabwo yasubizaga inyuma abantu bajyaga bamugana. Intumwa y'Imana Muhammad, uwo mugabo amaze kumva ayo magambo, yaramubajije ati nani bil bab, ninde uri ku muryango? Turavuga mu uwa mbere yaramubwiye ati bil bab Yahya ibn Ya'mur, ati ku muryango hari umugabo w'umusizi witwa Yahya mwene Ya'mur. Aramubwira ati alaysa al-qail, ntabwo ari wavuze ngo law anna nahya jami'an wa in namt, iyo tuza kubaho twese tugapfira rimwe, wa in namt yuwafi lada al-maut darihuha, ngo urupfu rwari gushyingurwa aho twari gushyingurwa. Ugereranyije aramubwira ati la yadkhulu alayya abadan, umuntu nk'uwo ntiyakwinjira iwanjye. Icyo gihe Umar ibn Abdul Aziz byarangiye amubwira ati mwinjize Jarir. Wal Jarir amaje kwinjira yaramubwiye ati ya Jarir ana ajabika bi'ani, yewe Jarir ndakuzi cyane. Idha aradta an tatakallama fala taqul ila haqqa, nushaka kuvuga ukuri, nushaka kuvuga nabi. Yamubwiye amagambo cyane, yaramubwiye ati anta al-mubarak wal mahdi siratuhu, ati rwose uri umunyamugisha, wal mahdi siratuhu, kandi amateka yakuranze arashimishije. Ta'sil hawa, unyuranya n'amarangamutima yawe. Watakumu layla bisuwari, niyo bigeze nijoro uraruhagaze. Yabwiraga Amirul Mu'minin Khalifatu Umar ibn Abdul Aziz, mu mateka yarazwiye nuko yari umuntu wegereye Imana cyane, nuko yari umuntu kandi wararaga kuko ahagaze, nuko wari umuntu wari ufite imico myiza, nuko se yamutoranyije nubwo atari afite ubukaka, ariko yari amuziho kugira ukuri. Anta al-mubaraku wal mahdi siratuhu, uri umunyamugisha, wal mahdi siratuhu, kandi amateka yawe arashimishije. Arangira aramubwira ati
نار الخلافة إن كانت له قدرا كما أتى موسى على قدره. wabonye ubuyobozi utaburwaniye nk'uko Musa yabonanye na Allah tabaraka wa taala kubera igeno, nawe wabonye ubuyobozi kubera igeno. bavana Islam, Umar ibn Abdul Aziz n'umwe mu bayobozi beza w'Islam bwagize. lama tawalla arsha albilad, amaje kugera ku buyobozi yabayeho ubuzima bwa gikene, yabayeho ubuzima bwo hasi. yari umuntu wateye isi umugongo. igihe kimwe arimo aragenda nijoro, ageze mu nzira asitara ku muntu wari uryamye mu nzira. amusitayeho, hari nijoro atareba, nta matara yabagaho. umuntu arahagarara amufata mu mashati aramubwira ati ukansitaraho, ati kuki mugenda mutareba? abarinzi baramufata. Umar ibn Abdul Aziz arababwira ati nimumwihorere, afite ukuri, twagomba gucana amatoroshi ntitumubangamire. yicishaga bugufi cyane. Umar ibn Abdul Aziz ntabwo yakundaga umutungo. igihe kimwe yavuzwe yuko ageze mu gihe cye cyo gupfa, umutungo wose yari yarawutaye, yari yarawutanze, yarawushyize muri Baitul Mal, ubundi yarawufashishije abantu. byageze ubwo abana be basigaye nta kintu bafite. bamaze gusigara nta kintu bafite, yari yarabigishije Uislamu, yari yarabigishije idini. buri uyu mutungo ntabwo uhagije ngo uzasiga abana bazabeho neza. ushobora gusiga abana warabareresheje umutungo ariko utarareze umutima yabo, imitima yabo yarangiritse. icyo gihe iyo basize basigara nta kintu bafite. bashobora gusigarana umutungo ariko ukazashira bagakena. Umar ibn Abdul Aziz abana be bari abana basigariye aho ariko basigaranye idini. icyo gihe yarapfuye. nyuma y'igihe kinini babona abana be barakize, batanga zahabu ziseye kubera uburyo yari yarabigishije. bavana Islam, umuntu agomba kubaho arangwa n'imico myiza, atajyanwa n'amarangamutima. muri iyi mihanda tugendamo huzuyemo fitina, yuzuyemo ibintu byinshi. abantu bagomba kwitwararika. wahura n'umuntu wambaye ubusa ukubika amaso, ntiwicare ku mihanda aricyo kikujyanye. wahura n'umuntu ushaka kukuyobya, amarangamutima yawe akaba akomeye. qala al-khara'it, ashyira komantere kuri ariya magambo, yaravuze ngo nuramuka ubonye ahantu amarangamutima wawe aza kugwa, ujye uhahunga, ujya ahandi ataza kugwa. fasawfa tanju, uzarokoka. dusabe Allah tabaraka wa taala aduhe kudakurikira amarangamutima yacu, kubera ko ibishuko biriho muri iyi minsi birakomeye. wundi uzabitsinda azaba ameze nk'umuntu ufashe ikaramu mu ntoki, niwe uzarokoka umuriro wa jahannam. dusabe Allah tabaraka wa taala tworohereza abana. Allah atugende imbere, arinde imiryango yacu, agorore imitima yacu. innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.